Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, mwese aho muherereye, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse muri iki gitondo duhereza Imana yacu icyubahiro, turi gushima Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, dushimiye Imana ikomeje kutwimana, dushimiye Imana irabyongeye, izinze ijoro, izinguye amanywa. Imana ishimwe. Hereza Imana icyubahiro wowe turi kumwe muri umwanya wa niba ture. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana wararwaye iragukiza, Imana yakwishyuriye ideni, Imana yarakugaburiye urarya urahaga, Imana yarakwambitse umwenda wawe ntiwacura. Imana ihabwe icyubahiro, yakoze iby'ubutwari. Imana yarambuye ukuboko kwayo ihaza kwifuza kwawe. Imana ihabwe icyubahiro, ni intwari ku rugamba. Yewe Imana nishimwe, nuyishime. Kuri uyu munsi wa gatanu tuzirikana ipfa ry'umwami wacu Yesu Kristo, urugendo rutoroshye yagize, ndetse misiyo ikomeye yafashe yo kuza gucungura umwana w'umuntu. Ibyo nabyo byatuma utekereza ku rukundo rw'Imana, wowe mu Kristo mwene data, ugahereza Imana icyubahiro, ukavuga ngo iyaba atari wowe rata Yesu, ahanjye haba haribagiranye. Rata iyaba atari wowe Yesu, ntawari kundengera. Rata Yesu iyaba atari wowe uhagararana nanjye muri iyi si iteye ubwoba, abanzi banjye bamira burunguri. Ugashima Yesu Kristo ku bwa misiyo ye, ugashima Yesu Kristo ku bw'icyemezo cyiza yafashe, ugashima Yesu Kristo ku bw'urukundo rwe agukunda, no kuba yarakwitangiye akemera akabambwa, wowe ukabamburwa, agacirwa mu maso, akavumagirirwa. Wowe rwose Yesu Kristo akaguha izina ryiza uruhukiramo. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo wongere ushime Imana. Nushima Imana, ushimire Yesu ukakwitaho, ushimire Yesu urukundo yagukunze, ushimire Yesu Kristo, ushimire Yesu Kristo atuma ukiriho, atuma urwara ugakira, ukaba urya no ku ikofi y'Imana. Ni ukuri nasanze abantu benshi batunzwe no kurya ku ikofi y'Imana, kuko ntiwambwira ukuntu uri umushomeri ubaho ukarya, cyangwa se ukaba mu nzu, yego ukajyamo amadeni, ariko wageraho ukanishyura. Ibyo byose ni ukubaho ku ikofi y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu igira iti umunsi umwe w'impinduka. Umunsi umwe w'impinduka twasanze iyo wawukandagiyemo. Niwe nkwifuriza muri iki gitondo cya kare. Ndifuza yuko Imana igukandagiza mu munsi wawe umwe w'impinduka, kuko iyo Imana yagukandagije mu munsi w'impinduka, iyo wari urwaye, Imana ihita igukiza, igahishyira iherezo ku kigeragezo cy'uburwayi. Uba ari umunsi umwe w'impinduka mu buzima bwawe. Umunsi umwe w'impinduka, Imana iguhanagura amarira. Yewe birashoboka ko waba ufite ikigeragezo kikuriza, kikubabaje, ariko ku munsi umwe w'impinduka Imana ibigenza neza. Ahari amarira hakajya ibitwenge, nawe ugaseka. Umunsi umwe w'impinduka Imana ihindura amazina n'amateka. Umunsi umwe w'impinduka Imana iguhindurira na karitsiye. Umunsi umwe w'impinduka, umunsi umwe w'impinduka Imana icecekesha amagambo. Umunsi umwe w'impinduka Imana ihindura amateka. Imana nishimwe. Umunsi umwe w'impinduka Imana iguha icyubahiro. Umunsi umwe w'impinduka Imana iguhuza n'ab'umumaro. Umunsi umwe w'impinduka urawukeneye. Nta muntu utawukenera. Ukenera yuko umunsi ugera kugira ngo ikigeragezo gishyirweho iherezo. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero muri iki gitondo tukiri muri teme yacu, twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 28. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni titire iragira iti incira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze kuri 6. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu
batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. Ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindukira bati, ni Imana. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru za Pawulo ubwo bari nk'abafungwa, bari imbohe, bagize ijoro ribi, barara mu nkuge, irarengerwa, ariko bava muri iyo nyanja, bava mu nyanja ari bazima. Bari abantu benshi cyane, bageze muri 200, 200 arenga. Ariko ngo icyo gihe, iryo joro ryo bari mu nkuge, ntabwo byari byoroshye. Habayemo umuraba, habamo mbese umuhengeri mwinshi cyane, babura uko bagira. Ariko Imana itabura uko ibigenza, yarabarinze bose. Uko bari imbohe nyine, ariko Imana irabarinda. Noneho rero bageze, niyo mpamvu batangira bavuga ngo tumaze gukira. Bari bavuye muri iyo nyanja, ngo bamaze gukira, bari bakize uwo muraba, bari bakize mbese kugira ijoro ribi mu nyanja, ariko bakozwa hirya no hino. Nawe rero nuhumure, nukomere, nubwo umaze igihe kirekire muri iyi si ukozwa hirya no hino, hari Imana itabara. Noneho ngo bo bageze rero ku kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu ngo babagirira neza cyane, babacanira umuriro. Ni nka kwa kundi nawe ugeraho mu bigeragezo, ugahura n'abantu bakaguhumuriza, ugahura n'abantu bakagutabara, ugahura n'abantu bakakubwira bati nukomere. Nicyo nakigereranya na bene igihugu babacaniye umuriro ngo kugira ngo bote, ngo kuko icyo gihe hari mu gihe cy'imbeho nyinshi n'imvura. Birashoboka yuko nawe ikigeragezo cyawe kigutera imbeho mu mubiri, kigatuma usa naho witaruye abantu, ndetse ukumva urakonje muri wowe kubera ikigeragezo umaze iminsi ucamo. Nuko ariko abo ngabo ngo Pawulo yaje ahambira umuganda w'inkwi, kugira ngo akomeze acane, kugira ngo akomeze abone umuriro. Arazicana rero, ariko incira yaje kumufata ku gikonjo, ku kiganza, ishaka kumuruma. Ngo rero Pawulo akora ikintu kidasanzwe. Abantu batangiye kuvuga amagambo mu bigeragezo byawe, abantu batangiye kuvuga amagambo babona yuko uri bupfe, abantu batangiye kuvuga amagambo yewe bari kugushinganira inzara. Pawulo we ngo hari icyo yakoze. Icyo yakoze ni kimwe, ni uko hari icyo yakunkumuye. N'ejo twasanze yuko Uwiteka Imana yigeze yitegereza Abanyegiputa, arabitegereza cyane, ngo arangiza nawe abakunkumurira mu nyanja. Ngo Pawulo rero nawe akunkumurira ikirere, ariyo nzoka y'incira, ngo arayikunkumura.
ayikunkumurira mu muriro, arakunkumura rwose. Ariko nubwo yayikunkumuye abantu ntibarekeye aho kuvuga. Ni kwa kundi nawe iyo babonye ikigeragezo kimwe gihise bategereza ikindi ingaruka zacyo, bakavuga ngo nubwo byagenze kuriya azahura n'ingorane izi n'izi, ariko nuhumure nushikame, yakurinze niyagukijije iracyakubereye maso, iri ku rugamba. Imana nishimwe, ntabwo ihunikira ntisinzira. Komera wowe ushikame mu Mana, komera wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe cyane. Pawulo amaze gukunkumura ngo bategereje yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe, ngo ariko barangije barabibura. Yewe hari abazategereza yuko umererwa nabi, hari abazategereza yuko ibintu runaka biguhitana, ariko kubera uri mu kw'Imana, kubera uri ku mugongo w'Imana, kubera ko wihishe mu maraso ya Yesu Kristo, bazabitegereza babibure. Noneho ngo ikintu cyabaye, ngo barabitegereje bamaze kubibura, ngo bahindura amagambo, ngo barahindura rwose. Nakubwiraga ngo turimo turasengera muri teme ivuga ngo umunsi umwe w'impinduka. Imana hari ibyo ikora abantu bagahindura amagambo, ngo barahindura baravuga ngo ni Imana. Baritegereje babona Pawulo ameze nk'Imana, baritegereje babona imbaraga Imana yashyize mu mukozi wayo Pawulo zidasanzwe, bo baratangira ngo ni Imana. Kubwo kubahisha Imana bamubona nk'akamana gato, kubwo kubahisha Imana igitinyiro cy'Imana kiba kuri Pawulo. Nawe rero icyo usabwa ni uguhamya Imana, ni ukwizera Imana, ni uguhagarara kigabo, ukaba umukristo nyamukristo. Abantu nibwo bazabona uko bahindura amagambo, kuko iminsi baguhaye yo kuba wasebye, kuko iminsi baguhaye yo kuba wapfuye, Imana izayigutambutsamo uhagaze wemye. Bahindura amagambo, bajye bavuga ngo uriya afite Imana. Imana ibaha umugisha. Mbifurije uwa gatanu mutagatifu mwiza. Imana ibanezeze, mukomeze mube mu bihe byiza byo gusenga no kuzirikana urukundo rwa Yesu Kristo. Shalom, shalom. Izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe